kusuhuza ni inono+tv. Ikiganiro ni ukuri kwanjye, ukuri kwanjye, ukuri kwawe n'ukuri kwacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu cyiza tugomba gutekerezaho kenshi kugira ngo twirinde kujya tuvuga icyo kintu. Hari ukuntu ubona abantu benshi bakunze kugira nk'ibibazo wenda mu rukundo, ugasanga ahise avuga ati se koko ni igiki ntakora, ni igiki ntakora, kubera iki njyewe, kubera iki ari njyewe wangwa. Ugasanga nyine uhora nyine uvuga uti ni kubera iki njyewe, kuki ari njyewe bibaho, cyangwa se wenda ugasanga uravuze uti ni igiki ntakora, ni iki nakora, kuki birangira nyine byanze. Ariko ntago ari uko hari icyo udakora. Ntugahore wibureminga wumve ko ni wowe ufite ibibazo, ni wowe uteye ikibazo, ni wowe wanzwe. Usanga nyine uhora wibaza ngo kubera iki njyewe, kubera iki ari njyewe, ngo dushwana, ukibureminga bati ubundi yamburanye iki. Iryo jambo ari abadamu bararyibaza, ari abakobwa bararyibaza. Muri relationship rigiye iyo habayeho gutandukana, umuntu usanga kenshi baza ngo usundi yamburanye iki, ngo iki wenda yamuciye inyuma byagenze gute. Ariko ntabwo ukwiriye guhora wibaza gutyo ngo wumve yuko nyine ni wowe ufite amakosa, ni wowe. Ese kuki we atabyibaza, cyangwa se kuki wumva yuko kuba akora biriya ari uko hari icyo yakuburanye. Arega hari n'igihe umuntu akora ikintu kibi agikoreye nyine ku bashakanye, agikoreye uwo bashakanye, atari uko amwanze, atari uko amwanze. Inshuti yanjye, nta hantu bihuye no kuvuga ngo se ngo yamburanye iki, ngo kubera iki ngo aciye inyuma, ngo yamburanye iki, ngo kubera iki ngo akora ngo yirukana ku bakobwa, ngo kubera iki ngo anywanga agasinda, ngo ataha nijoro, ibiki. Nta na hamwe babikwiriye. Icyo rero inama nakugira, ntabwo ukwiriye kumva yuko ari wowe ufite ikosa. Wikumva yuko ari wowe ufite ikosa, icyo ni icya mbere. Umva yuko ibiba byose biba ariko atari wowe ukwiriye kumva yuko ari wowe wabizira. Uhore wumva ko umutima wawe uhora wishinja ko mbese hari ikibazo uteye, bigutere ipfunwe, bigutere kumva ko wiyanze, wumve yuko utikunze. Ati kuba nyine akora biriya, nuko nyine wenda njyewe bimeze gutya na gutya, ntago wenda nyishimira. Utangiye guhora wibaza gutyo, ntago rero ari uko bikwiriye, kuko bituma ikosa rya mbere, bituma na bya bindi wageragezaga, akaba ari kumbyita, wageragezaga kumukorera bigushiraho. Niba wamwitagaho, niba ari umugabo wawe wamwitagaho, birashira, ugatangira kumva yuko nyine yaragiye, nta kindi nyine ubwo abo yakurikiye hari icyo bandusha, iki n'ibiki, bigatuma nyine utita ku mugabo wawe. Iyo nko ku mukobwa, tutavuze wenda ku mugabo n'umugore, niyo twibanzeho cyane, tutavuze ku mugabo n'umugore, umukobwa bituma nyine ntabwo ukimwitaho, ntabwo ukimuvugisha, mbese biba bisa nkaho mwatandukanye, kubera kuvuga uti se yamburanye iki gituma aba ari kumwe n'abandi bakobwa. Ariko kuba ari kumwe n'abandi bakobwa nta kintu bitwaye, kandi agukunda, kandi abikwereka, kandi abikubwira, kumva kubona yuko ari kumwe n'abandi bakobwa bibaye ikibazo. Ku mumama we noneho yaragushatse, arakuzana, akuzana iwe, murabana, none kuba yajya muri ibyo bindi urumva bibaye ikibazo, ku buryo uvuga ngo yakuburanye iki. Yakuburanye iki se nyine, kandi mubana, kandi yarakuzanye. Ahubwo wakibajije ati uriya ni igiki abagiye kurebana, ni igiki abagiye gushaka, ngo nanjye ngikosore, ngo nanjye ngire gute. Kandi sinangombwa reka ko yanagenda kubera ko ufite amakosa. Hari n'igihe bo nta utagize, ahubwo rero ukwiriye gukomereza aho ngaho, ukavuga uti
niyo yagenda gute njyewe agomba guhora abona akomeze gutya ndi ku murongo bimeze neza mwubaha mukunda uko yamenya ariko nkiri nta cyahindutse ubundi rwose ijambo yamburanye iki mu mutwe wawe ukarisiba ukarikuramo ukumva yuko ntacyo udakora kuko niba utarahindutse ntacyo udakora nta n'icyagatumye rero abikora ubwo nyine niba ari ingeso ni ugusenga ariko kandi nanone abagabo nabo barahinduka bariga bakamenya bagahinduka ahubwo ikiba gisigaye ni ya communication mukaganira mugakemura ibibazo mufitanye ariko ijambo yambaye ikintu usange aratashye ntubizi niba navuye no mu kazi uhise uvuga ngo waragiye hehe waragiye mu bandi bagore gusa undi ubona warambura ikingo gituma woherwa wiruka inyuma y'abandi mu by'ukuri wenda ari n'akazi pe inshuti yanjye wenda ari n'akazi avuyemo ahubwo wakamubajije uti niba unabizi neza ko avuye muri abo bagore bakamubajije uti se wenda sinzi niba ari na ngombwa ko mubaza ngo ko watinze kuko ntabwo uzi ibyo yatinze bakamubajije akazi kagenze neza gusubiza yego byiza ukamwakira nk'ibisanzwe ubwe niwe ubuzi yuko nyine afite kuba hari ibintu runaka afite gukosora ariko bimutera stress mbese wimudistabinga ku kintu kijyanye na relationship wiyanye ko rero nshuti zanjye ba mama nshuti zanjye bakobwa nshuti zanjye twese nyine twumvishije icyo tuzajya dukora ko tuzajya twirinda ijambo yamburanye iki rwose ukaryirinda ukarinesha umutima wawe ukumva yuko nta rubanza wicira nta nubwo kandi wirenganya kuko ibyo ukora ni ukora bikwiriye wikwicira urubanza ngo wumve yuko niba yanakoze ikosa ngo uhite wumva yuko ikibazo kiri kuri wowe wikwicira urubanza ikunde wiyiteho ubundi ukunde umugabo wawe cyangwa se nawe mukobwa ukunde umusheri wawe. Inono+tv ikiganiro ukuri kwanjye. Ciao.